ari ryo shimwe nawe ugiye gushimira Imana. Ntago nzi indirimbo umaze iminsi uririmba, ntago nzi indirimbo umaranye igihe z'agahinda, ariko najya ngo nkubwire ngo Uwiteka yahindura agashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe. Ari ryo shimwe nawe ugiye gushimira Imana. Imana irashoboye bene data, Imana twiringiye ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikuraho igisuzuguriro, ni Imana ijya inyuranya amaboko. Najya ngo nesta enegrere nkubwiye ngo niba wiringiye Imana ukaba ari uhanze amaso, iraza gushyira indirimbo nshya mu kanwa kawe, nawe uyiririmbe. Iraza gushyira ijambo rishya mu kanwa kawe. Hari amagambo maze iminsi ubwira abantu ubabwira ngo ntakigenda. Umuntu yaguhamagara ati byaranze, umuntu yaguhamagara ati yewe ndabona bikomeye, ariko najya ngo nkubwire ngo kuko wiringiye Uwiteka ukamutegereza wihanganye, bene data ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, abankurikiye kuri iyi cano n'abo turi kumwe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ndabashuje mu izina rya Yesu. Mbere ko dutangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge, dushimire Imana kubw'uburinzi bwayo, dushime Imana yabanye natwe iminsi itambutse kugeza uyu munsi, kuko ubu turiho hari abamaze kuvamo umwuka, hari abamaze gusezera ku isi, ariko twebwe turacyariho n'imbabazi z'Imana. Uwiteka Mana yacu, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimye turaguhimbaje aya masaha Kristo Nyiringabo Imana. Dushimye urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, dushimye neza yawe, turagushimye ko turinze iminsi itambutse, turagushimye kubanye natwe, turagushimye ko wadutangiriye ingabo nyinshi kugira ngo tugeze uyu munsi tukiriho. Hari ingabo nyinshi watanze. Uwiteka Imana turaguhimbaje, izina ryawe nirisingizwe, kuko uri Imana izi kurinda kandi uri Imana ibera hose icyarimwe, uri Imana itwitaho, uri Imana iturengera ibihe byose. Ndagushimiye rero Uwiteka, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva aya masaha. Uyu ni umunsi utwongereho kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima udutera imbaraga, ijambo ryawe riraduhembura, ijambo ryawe ridusubiza mu ibyiringiro. Reka unyemere Nyakubahwa Imana, ngiye kuvugira ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana umbeho cyane, kuko njye sinashobora gusobanura ijambo ryawe, ariko Mwuka wera iyo uri kumwe nanjye ubasha kumfasha ngasobanura ijambo ryawe, abantu bakumva kandi bagafashwa. Niyo mpamvu nkwinginze ngo uhagane nanjye Uwiteka Imana Nyiringabo. Imitima bagiye kumvira ijambo ndayisengeye kugira ngo Umwami Imana Nyiringabo unyemerere uyigeremo, gira ibyo kuramo, kuko Mwami tugeze mu minsi ya nyuma, iminsi yemeruka, abantu batakitaye ku ijambo ryawe, abantu bari kwirebera bidafite umumaro. Ariko iri jambo ndasenze kugira ngo rikibagera mu mitima, rigira ibintu rihindura, rigira aho ribakura, ryande hantu ribashyitsa mu izina rya Yesu. Kandi nanjye bimbere gutyo, rimbere umutsima unera imbaraga muri uru rugendo. Urugendo benshi bananiwe, urugendo benshi bacitse intege, ariko Kristo Nyiringabo ndasenze kugira ngo dusubize mu imbaraga. Urakoze kuko uri Imana igira neza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva none n'iteka ryose mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ishimwe bene data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri gufasha umutima wanjye muri iyi minsi, kandi nawe ryafasha umutima wawe, nawe ryaguhembura, ryagusubiza mu ibyiringiro. Iri jambo hari ahantu ryagukura kandi ahandi hantu ryagutereka, kuko iri jambo nariboneyemo Imana. Iri jambo nararisomye ndisengeramo, mbona ubutabazi bw'Imana. Nawe nzi neza ko wabona ubutabazi bw'Imana biturutse muri iri jambo, kuko ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye, ni ubuhanuzi bujya butwambutsa bukatuvana mu mubabaro twe turimo, tukakira kugirirwa neza n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusoma Zaburi ya 40. Ni Zaburi yanditswe n'umugabo witwa Dawidi igihe yarari mu bihe byari bimukomere, bitari bimworoheye, ariko abona ineza y'Imana, abona urukundo rw'Imana. Arangije yandika iyi Zaburi aravuga ngo nashatse Uwiteka. Yandika iyi Zaburi ya 40 ku murongo waho wa 2. Aravuga ngo
nategereje Uwiteka nihanganye, ngo arangije anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Imana nishimwe cyane. Iyo dutegereje Uwiteka twihanganye, ajya dutegera ugutwi akumva gutaka kwacu. Imana ihimbazwe cyane. Uyu mugabo Dawidi yategereje Uwiteka ari mu ishyamba, ari mu gihe kimukomereye, ngo arangije ategereza Uwiteka yihanganye, amutegera ugutwi yumva gutaka kwiwe. Imana ihimbazwe. Nagira ngo nkubwiye ngo tegereza Uwiteka wihanganye, bibazo urimo, bigerageza urimo, tegereza Uwiteka wihanganye. Uwiteka azagutegera ugutwi yumve gutaka kwawe. Haleluya. Mu byo uri gucamo ibyo ari byo byose, Uwiteka apfa kuba aravuganye nawe, arakuvuga ngo azakugirira neza. Ashobora kuba avuganye nawe ngo ibyo urimo arabizi. Rero icyo wavuganye n'Uwiteka gikomereho, umutegereze wihanganye, kuko numutegereza wihanganye azagutegera ugutwi, kuko yumviye Dawidi nawe azakumvira. Imana ihimbazwe. Yumviye Dawidi mu gihe kimukomereye, yumvira Dawidi nawe umwitayeho, ari nyuma y'intama, bene se baramwibagiwe, ababyeyi baramwibagiwe, ariko tegereza Uwiteka. Dawidi ngo Uwiteka arangije amutegera ugutwi yumva gutaka kwe, aravuga ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Imana nihimbazwe. Uwiteka ajya abasha kudukura mu rwobo rwo kurimbura, akadukura mu byondo by'isayo. Haleluya. Aravuga ngo ashyira ibirenge byanjye ku rutare, arangije akomeza intambwe zanjye. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ashyira ibirenge byawe ku rutare, narangiza akomeza intambwe zawe. Ntago nzi isayo wari urimo, ntago nzi aho wari kugenda usayagurika, ariko uyu munsi Uwiteka Nyiringabo yashyira ibirenge byawe ku rutare. Yamara kubishyira ku rutare narekeraho, yarangiza agakomeza intambwe zawe. Haleluya. Uwiteka abasha gukomeza intambwe z'ababyeyi, abasha gukomeza intambwe z'abagabo, abasha gukomeza intambwe z'abasore. Uwiteka ajya abasha gukomeza intambwe z'abakobwa. Reka nkubwire wowe nkurikiranye, Uwiteka yashyira ibirenge byawe ku rutare. Haleluya. Yamara kubishyira ku rutare agakomeza intambwe zawe, kuko ari Uwiteka, kuko ari umurengezi w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ibyo urimo gucamo wikumva ko nyine bizaba karande ku buzima bwawe, wikitemera utakuvuga ngo byararangiye. Ntago byarangiye. Nubwo ubona uri mu isayo rikomeye, nagira ngo nkubwire ngo niba utegereje, haleluya, niba utegereje Uwiteka wihanganye, niba ari uhanze amaso, udahanze amaso so wanyu, udahanze amaso shangazi, udahanze amaso anko, ahubwo amaso yawe ukaba yahanze ku Uwiteka, akaba ari utegereje wenyine, nagira ngo nkubwire ngo araje. Haje kugutegera amatwi, haje kumva gutaka kwawe, ibyari biri kugutakisha. Nukuri natayabone sansegre, nagira ngo nestayabo nkubwire ngo Uwiteka araje yumve gutaka kwawe, akuri ibirenge byawe mu byondo by'isayo, narangiza bishyire ku rutare, narangiza akomeza intambwe zawe, kuko Uwiteka netayabone sansegre ajya akomeza intambwe z'abamwiringiye, ajya akomeza intambwe z'abamukurikiye. Nagira ngo nkubwire ngo niba umukurikiye ukaba ari uhanze amaso, araje gukure muri yo sayo mazemo igihe, isayo utishizemo, isayo washyizwemo n'uburwayi. Uwiteka araje yigukuremo, araje gukiza ubwo burwayi. Nagira ngo nkubwire ngo iyo sayo y'ushomeri, haleluya, Uwiteka araje yigukuremo, araje guhereza akazi, araje kwicaze mu kazi, araje guhereza agaciro, kuko Uwiteka ajya abasha gukura mu byondo by'isayo. Mwene data, ushaka uri mu isayo kuba waranzwe n'imiryango yaragutaye, ariko niba ari utegereje Uwiteka wihanganye, araje gukure muri iyo sayo, imiryango ikugarukire, cyangwa Kristo guhereza undi muryango. Herega ntabwo umuryango ari waravutsemo gusa, hajya atanga n'imiryango kandi mutari muziranye, ariko akaguhereza ababyeyi bakakubera ababyeyi, akaguhereza inshuti zikakubera umuryango, kuko Uwiteka arashoboye. Agukure muri ibyo byondo by'isayo, ashyira ibirenge byawe ku rutare, narangiza akomeza intambwe zawe. Haravuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, hari iryo shimwe nshimira Imana. Imana ishimwe. Uwiteka ashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe, hari iryo shimwe nawe ugiye gushimira Imana. Ntabwo nzi indirimbo umaze iminsi uririmba, ntabwo nzi indirimbo umaranye igihe z'agahinda, ariko nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yahindura agashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe, hari iryo shimwe nawe ugiye gushimira Imana. Imana irashoboye bene data. Imana twiringiye ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikuraho igisuzuguriro, ni Imana ijya inyuranya amaboko. Nagira ngo nesta enegrere nkubwiye ngo niba wiringiye Imana,
Imana ukaba ari uhanze amaso iraza gushyira indirimbo nshya mu kanwa kawe nawe uyiririmbe iraza gushyira ijambo rishya mu kanwa kawe hari amagambo maze iminsi ubwira abantu ubabwira ngo ntakigenda umuntu yaguhamagara ati byaranze umuntu yaguhamagara ati yewe ndabona bikomeye ariko nagira ngo nkubwire ngo kuko wiringiye Uwiteka ukamutegereza wihanganye nawe agiye kuza ashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe haraje guhereza umunezero haraje guhereza ubuzima Uwiteka atanga ubuzima ndi umugabo wo kubihamya Uwiteka atanga ubuzima Uwiteka atanga agaciro naramubonye n'umwami udahinduka naramubonye arashoboye wowe mutegereze wihanganye wowe mutegereze ku musozi uriho umutegererezeho Habakuki yavuze ijambo ryiza haravuga ngo nzagara ku musozi wanjye ngo nindangiza ndindire numva icyo Uwiteka avugana nanjye nagira ngo nkubwire ngo rindira umutegereze iyi zaburi ndayikunda cyane Dawidi yayanditse nawe abonye ukuboko kw'Imana haravuga ngo ashyira indirimbo nshya mu kanwa kanjye ngo kandi ari ryo shimwe shimira Imana yacu ngo benshi bazabyumva batinye bafatanye natwe twiringira Uwiteka hari ibyo benshi bagiye kureba hari ibyo benshi bagiye kumva biduturutseho batinye bafatanye natwe twiringira Uwiteka biringira Uwiteka kuko ashobora byose Imana ishimwe cyane Uwiteka arashoboye bene data nagira ngo mbabwire ngo umusozi uhagazeho agahinda ufite Uwiteka uyu munsi akagukuramo akagutereka ku rutare agakomeza intambwe zawe nagira ngo nkubwire ngo uyizaburi uyisengeremo winginga Uwiteka nawe ashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe indirimbo ufite abantu barazirambiwe amagambo ufite abantu barayarambiwe hari n'abanga kuguhamagara kuko bazi ko nta kintu uri babwire bazi ko babwira ngo byanze abana babirukanye ku ishuri bazi ko babwire ngo byanze abana baraburaye bazi ko babwire ngo byanze bagusohoye mu nzu mbese na telefone yo bayibonye ntago bayitaba kuko bazi ko nta ndirimbo nzimugira bazi ko nta jambo rizimugira mu kanwa kawe bazi ko ijambo ryawe ari iry'amaganya bazi ko ijambo ryawe ari iry'umubabaro ariko nagira ngo nkubwire ngo niwiringira Uwiteka ukamutegereza wihanganye araza kukumvira atega amatwi yumve gutaka kwawe ashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe kuko ari umwami ushobora byose iri jambo riguhembura umutima wanjye muri iyi minsi nawe riguhembure mwene data aho uri waba uri mu gihugu cy'u Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda ufite ibigukomereye ufite isayo uri gusayagurikamo uri gutera intambwe ukabona nibyemera uri kugira ngo ugerageze ko nawe watera imbere nk'abandi ukabona uri gusubira inyuma ukabona uri gufatwa kubera ko nyine uri mu isayo iyo uri umuntu ari mu isayo nta kintu akora ngo bizemere iyo umuntu ari mu isayo agerageza agakoresha imbaraga ze zose akarara amajoro iyo umuntu ari mu isayo azamuka imisozi akarara amajoro ariko nagira ikintu abona ariko nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Nyiringabo agiye kuza kudukura mu isayo ashyira ibenge byacu ku rutare nk'ababyeyi mwe mumaranye igihe agahinda maranye igihe umubabaro Uwiteka Nyiringabo yaza agashyira indirimbo nshya mu kanwa kanyu yaza akabamara umubabaro kubera ko arashoboye kubera ko agira neza Yesu atugirire neza ijambo ry'Imana ryubaka umutima wawe ryubaka umutima wanjye kuko Uwiteka tuzi neza ko azatugirira neza barokore mwategereza Uwiteka mukamutegereza mwihanganye mwicika intege igihe kirageze Uwiteka agiye kuza gutabara bana b'Imana mwarategereje mubona aratinze ariko nagira ngo mbabwire ngo igihe kirageze Yesu aze gutabara igihe kirageze Yesu aze kurengera be igihe kirageze ngo Yesu yiyerekane ku bamusenze by'ukuri igihe kirageze ngo Yesu atuvuganire herega wabarabuze wakuvuganira ariko Yesu agiye kuza kukuvuganira ashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe abakubaje ngo iyo Mana wasenze kwitagutabaye abakubaje ngo iyo Mana wakurikiye uhora ugenda urarugenda kwitagutabaye nagira ngo nkubwire ngo bagiye kubona ineza y'Imana bagiye kubona ukuboko kw'Imana bagiye kubona Imana wasenze ko ari Imana y'imbaraga kandi iraje ibigenze neza ni kumuri byavuze aravuga ngo iraje ibigenze neza kandi iraje ihindura ibyanze guhinduka hari byari byaranze guhinduka uhera mu isayo ariko reka mumuriza umutima wawe nkubwiye ngo Imana igiye kuza kubihindura Imana igiye kuza guhindura amateka y'ubuzima bwawe Imana igiye kuza ibigenze neza benshi nibabyumva bazatinya bafatanye nawe kwiringira Uwiteka bafatanye nawe guhimbaza Uwiteka kuko ari umwami w'abami humura agiye kuza kukugirira neza humura agiye kuza gutabara humura agiye kugucira inzira agiye kuguhera abantu ubwenge agiye gushyira indirimbo nshya mu kanwa kawe bana bari barabuze ubwenge ariko Uwiteka Nyiringabo
uyu munsi yakumva gusenga kwawe, yakumva gusenga kwanjye, akaduhera abantu ubwenge, yakumva gusenga kwacu akadukura mu buzima bwari butugoye. Icyo nzi cyo nashidikanya nuko Uwiteka agiye kuza gushinda imboshya mu kanwa kawe, kuko nanjye naramubonye, ndi umugabo wo kubihamya. Yesu ajya ashinda imboshya mu kanwa k'umuntu akayiririmba, atari bene wabo babimufashijemo, atari abo basenganye babimufashijemo, atari abo biganye babimufashijemo, ahubwo Kristo wenyine ajya amanura ingabo mu ijuru, ajya amanura abamarayika bakaza bakabana nawe, ukabona ibintu byose bigenze neza, kuko Uwiteka ashobora byose. Ngineze narayibonye muri iyi minsi, niyo mpamvu nkubwira iri jambo nategereje nanjye Uwiteka nihanganye. Ndavuga ngo Uwiteka we niwe manza amaso, ni wowe nuburiye amaso, kuko n'ahandi hari ubutabazi. Na Dawudi yandikiye Zaburi haravuga ngo nuburiye amaso ku misozi, haravuga ngo mbega gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Haravuga ngo ku Uwiteka niho guturuka waremye ijuru n'isi, ku Uwiteka niho haturuka ubutabazi bwawe wa mubyeyi we, ku Uwiteka niho haturuka ubutabazi bwawe butavuye ku mugabo wagushatse, butavuye ku babyeyi bakubyaye, butavuye kubo muvukana, ku Enestaya Bonesase Heneshayini Mora, ku Enestayabo, ku Uwiteka niho haturuka ubutabazi bwawe, ku Uwiteka niho haturuka kurengerwa, ku Uwiteka niho haturuka umugisha. Nawe wawugera mu gashimo kanezerwa. Tegereza Uwiteka wihanganye, nanjye ndamutegereje nihanganye, kandi neza ye nayibonye muri iyi minsi, kandi nkomeje no kuyibona. Mwene data nagira ngo nkubwire mu ijambo ry'Imana rigukomeze, kandi rigira ahantu rigushyira, rigira ahantu rigutereka, kuko Uwiteka Imana agira neza. Reka twongere dusome irindi jambo riri muri Zaburi ya 125. Ni Zaburi muzi cyane, ariko iyi Zaburi nayo iri gufasha umutima wanjye. Aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kandi nubundi ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana itugirire neza. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Nagira ngo mbabwire ngo iri naryo ni ijambo riri kumfasha, nawe ryagufasha uyu munsi, nawe ryaguhembura. Abantu biringiye Uwiteka nta kijya kibanyeganyeza. Abantu biringiye Uwiteka iyo bagezaho bikomeye, bamera nk'umusozi wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa n'ubushomeri, utanyeganyezwa n'uburwayi. Ntabwo uyu musozi ujya unyeganyega. Nagira ngo winyeganyezwa n'ibigeragezo urimo, winyeganyezwa n'ubuzima urimo, winyeganyezwa n'abakwanze. Hoya komera ku Uwiteka, winyeganyezwa n'abakuvuga, winyeganyezwa n'abakuryanira inzara, winyeganyezwa n'ubuzima uhagazemo, winyeganyezwa n'uko watinze gushaka, winyeganyezwa n'uko watinze kubyara. Hoya mera nk'uyu musozi wa Siyoni, ngo utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nagira ngo nkubwire ngo uhora uhamye wa mubyeyi we, uko byagenda kose, baba batanze rasiyo batayitanze. Nagira ngo nkwinginge ngo komera muri wowe. Jambo ryambwiye ngo twikomeze imitima, ikomeze umutima, uhora uhamye iteka ryose. Uwiteka azagusanga kugirire neza, kandi Uwiteka azakurengera, kandi Uwiteka azagucinzira. Wa mukobwa we winyeganyezwa nuko fiance yakwanze, hoya byikunyeganyeza, ahubwo komeza uhame, ukomeze usenga Uwiteka. We ngo Uwiteka we nzi kuzangirira neza. Hari igitondo kimwe cyangwa ikigoroba kimwe cyangwa ijoro rimwe, Uwiteka aratungurana. Hari nijoro arakora, hari kumanywa arakora, mu rukerera arakora. Hari igihe uzabona gutunguye, agutunguze fiance w'umugisha, agutunguze urugo rw'umugisha. Uwiteka arakora. Reka nguye winyeganyezwa n'ubushomeri umazemo igihe kirekire, Uwiteka yagutungura akakwinjiza mu kazi k'umugisha naho ubwawe utakekaga, ukagenda uhimbaza. Kuko tubonye benshi Imana itunguje akazi, tubonye benshi Imana itunguje urubyaro, tubonye benshi Imana itunguje ubukwe. Nagira ngo nkubwire ngo Imana izagutungura nuyitegereza wihanganye, kandi ukamera nk'umusozi wa Siyoni, uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, na Yesu niko atugose. Nagira ngo witinya abo barozi, witinya abo bapfumu, witinya abo banyeshyari, witinya ngo bakurwanya. Uwiteka aratugose. Haleluya. Niba Uwiteka atugose rero, naho bazaca batugeraho, naho bazaca ngo baturwanye. Njya nkunda kubivuga neza, iyi nzira muri korotire, nta muntu wagera ku nzu adaciye kuri korotire. Bivuze ngo rero ngewe nanjye meze nk'iyi nzira muri korotire. Kristo arangose. Uzashaka kunkoraho uwo ari we wese azabanza ace kuri Kristo, nk'uko umujura agiye kura ngo ajye kwiba mu nzu abanza guca kuri korotire. Bivuze ngo nuzashaka kukurwanya azaca kuri Kristo. Ntabwo Kristo azamwemera ko akugeraho rero, ntabwo azabyemera.
kwa arakugoserata. Nagira ngo nkubwiye ngo Yesu akomeza kugote, Yesu akomeza kugotane n'abawe, Yesu akomeza kurengere. Nagira ngo ninginga Imana itugirire ibambe, tubone ubutabazi bwayo, ineza ikomeza itubeho, kandi dutegereze Uwiteka twihanganye. Azadutegera amatwi yumve gutaka kwacu, kandi azadukura mu rwo kurimbura ndetse no mu byondo by'isayo, aho twe tumaze igihe dusayagurika. Mwakeneza ijambo ry'Imana, reka dusenge twinginga Imana kugira ngo ijambo ryayo ritugire umumaro, ijambo ryayo ridukomeze, kuko ari Imana igira neza. Dushimye Imana y'amahoro, dushimye Imana iduhaye kugira ngo tuvuge kuri iri jambo. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka iri jambo ryawe rigira ikintu rikora mu mitima y'abaryumvishije n'abazaryumva. Iri jambo ryawe Mwami rizabahembure, iri jambo ryawe rizabakomeze, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana abakwiringiye, abagutegereje, reka unyemere bategera amatwi wumve gutaka kwabo, bakure mu rwobo rwo kurimbura, bakure mu byondo by'isayo bamaze igihe basayagurikamo. Dore ababyeyi bamaze igihe basayagurika, ubuzima bwabacanze, ariko Kristo Nyiringabo Imana, nzi ko wabagirira neza, nzi ko wabatabara, nzi ko wabarengera, kuko narakubonye uri umurengezi, narakubonye uri umutabazi. Wera wa Isiraheli, ngoherekeze ijambo ryawe urishigikire, rigira icyo rikora mu mitima y'abaryumva, mu izina rya Yesu, amen.